Ngiye kwirirwa uyu munsi noneho mumbaze ngo mafitiye iki kugira ngo udakuramo video rero utarareba ibintu ngiye kubakorera. Ngiye kubera ku buryo wacaginga telefone ukoresheje umuneke. Andi bajyaga birirwa bajya gusaba umuriro atijya kuzana umuriro atijyana telefone kwa uzajyana kwa uza none ntago uzajya uva mu rugo uzagiye gura imineke nk'ibiri ugenda ucaginga ariko nanone ntago ari umuneke wose ubonetse ariko ni imineke mufite wanyu ariko nyine bisaba kuba ufite umuneke w'ikimane. Buriya imineke y'ibimane niryo banga ribamo iba yifite nk'umuriro ku buryo wacaginga telefone ikuzura. Natinze rero ngiye kubibereka kandi ntabwo nzi ko biri buze kubatindera. Ndabanza mbereke charge mwese murayizi charginga telefone nzima nyene itarapfuye ugafata wa muneke yawe w'ikimane urana ko wari umuneke koko w'ikimane ku buryo charginga telefone nyine yikuzura nyine nta kindi kibuzeho. Ugafata urupapuro mwese mwaruzi simuruzi urupapuro ntabwo bitinda wikuramo video witonze ukuntu telefone igiye kukuzura ubireba nawe. Warangiza ugafata akagozi akara kose ngiye nuko nifashishije nyine ekuteri ako nyine ushaka wakoresha umugozi cyupfa nuko ari akantu kari buze kugira ute kuzirika. Noneho murabizi hano ku muneke hari akabora kaba kariho nyine gasanga gafunze hano ugakuraho. Wamara kugakuraho ugafata rwa rupapuro rwawe ugasa nk'urupfundikiza hano ngaka akantu kagiste kavuye. Uwo bikora ku buryo nta mwanya uraza gusigara hano hejuru wacamo iki wacamo umwuka. Ntago bitinda telefone ukayicaginga ikuzura ugahamagara ukoresha WhatsApp, YouTube usacinga nitwe bamureba izindi video. Ugafata kakagozi ufite ukazirika hejuru hano gutya nyine wakwiye kakabora nyine ukazirika ukakomeza kuko uramutse utakomeje ntago umuriro wajyamo ukazirika. Noneho bisaba kuba ahantu ugiye gutereka iyi turayita umuriro noneho twabisomoro sasa ahantu ugiye gutereka bisaba kuba nta muntu uri buze kugira ute kuhanyeganyeza ku buryo yatuma telefone yikoma kuko babisanga utereka ahantu hagiste hari stable. So warangiza ugafata ya charge yawe ntabwo uhita upfa gucomeka ngo uhita ucomeka hejuru ucomeka hasi wapi ureba hano ku mugongo w'umuneke. Ubizi ko aba ari imineke ibirwa ni imineke ibiri y'ibimane ugafata ko charge ifite tuno tubora tubiri ugafata akabora kabe kakaba kabijombe ku muneke umwe akandi kakajomba ku wundi muneke. Warangiza ugacomekamo gutya murabona ko charge yagiye hano gutya mwayibonye ntago ndi kwa ibintu muraza iyi munsi no rakano bafitiye no original ahantu nyine nabwiye ngo ahantu bitagira ute bitanyeganyega. Ugafata telefone yawe itarimo umuriro na muke murimo murabibona nta muriro ugafata charge ahantu bitagira ute bitanyeganyega ugagira ute ugacaginga ubwo uhita ubibona ko iri kwinjiza. Iyo byanze nyine usubira handi wacagingaga bakongera kugucagingira ukabasaba umuriro ariko nyine wahitonze kuramo iyi video banze ukore flow mbere yo kuramo iyi video kubera ko ubundi mubabonaga yakwinjiza mu mineke udahiye neza usubira handi wacagingaga ndabona nanjye biri kwanga kandi najyaga mbikora bigakunda ariko nyine ntibagirwe kora flow kuri iyi video ubundi ukomeze ubone ibindi bikurikira kugira ngo nyine uzarebe undi muneke nzakoresha aho bizakura ndabizi neza.